Yesu ndakwizera, Yesu ndakwizera, Yesu ndakwizera, Yesu ndakwizera, Yesu ndakwizera, Yesu ndakwizera, Yesu ndagukunda, Yesu ndagukunda, Yesu ndagukunda, Yesu ndakwemera, Yesu ndakwemera, Yesu ndakwemera, Yesu ndakwizera, Yesu ndakwizera, Yesu ndakwizera, Yesu ndagukunda, Yesu ndagukunda, Yesu ndagukunda, Yesu ndakwemera, Yesu ndakwemera, Yesu ndakwemera. Amen, amen. Igitondo cyiza, Imana ishimwe kandi Yesu turamukunda, Yesu turamwemera, Yesu ubu buntu niwe wabuduhesheje, ubu buntu bwo kumva amahoro, ubu buntu bwo gususuruka, ubu buntu bwo kumva tuguwe neza, ni Yesu wabiduhesheje. Turamushimiye umwami w'abami, niyubahwe, izina rye ryamamare, ashyirwe hejuru, Yesu yamamare hose. Reka dusome Yohana 17, turava ku murongo wa 15 tugeze ku wa 19. Haravuga ngo sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo ubarinda umubi. Si ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Uberesha ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Uko wantumye mu isi, nanjye niko nabatumye mu isi. Kandi nanjye niyeze ku bwabo ngo nabo bereshejwe ukuri. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo sinsaba ko bakura mu isi, ahubwo barinde umubi. Umutwe w'amagambo w'iri jambo uravuga ngo Yesu asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera. Haleluya. Iki gitondo umenye ngo Yesu aragusengera. Iki gitondo umenye ngo Yesu yaragusengeye. Ngo Yesu asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera. Iki gitondo umenye ngo Yesu ahora ateze amaboko asenga, yinginga Imana, atwingingira kuri Data. Ngo sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo barinde umubi. Umva icyo Yesu adusabira, ahubwo ngo uturinde umubi. Data turinde umubi. Haleluya. Yesu aradusengera, Yesu aradukunda, Yesu atwitayeho. Ntiwongere kugira ubwoba, nongeye guhagarika umutima, sinongere. Yesu aradukunda, Yesu aradusengera. Yesu asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera. Haleluya. Twaramwizeye rero, Yesu aradusabira, yasize adusengeye, n'uyu munsi aracyadusengera. Ngo sinsaba nk'uko bakura mu isi, ahubwo barinde umubi. Umva ukuntu Yesu adusabira neza. Imana iturinde umubi aho tujya hose uyu munsi. Imana iturinde umubi mu nzira zacu. Imana iturinde umubi mu bikorwa byacu. Imana iturinde umubi n'ababi bazima babaho. Imana ibiturinde mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Iturinde umubi mu nzira zacu z'ubuzima. Iturinde umubi mu mikorere yacu. Iturinde umubi mu bana bacu, mu byacu, mu bavandimwe, mu nshuti. Imana iturinde umubi. Yesu yasize abidusengeye, Yesu yasize abidusabiye kuri Data. Turindwe umubi n'ababi n'inkozi z'ibibi n'ibibi byose. Haleluya. Mbega ubuntu bw'igitondo, kurindwa umubi. 16 baravuga ngo sabisi kuko nanjye ntari uw'isi. Ntitukiri ab'isi,
nitukiri ab'isi niba twarakireze nk'umwami n'umukiza, nitukiri ab'isi niba twemera Imana Data, nitukiri ab'isi niba dufite inzira z'igisiyoni, niko Zaburi yavuze ngo hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Ni ukuvuga ngo isi ndesha ntabwo ariho babarizwa, ahubwo barabarizwa mu isiyoni, aho bajya, aho niho ibitekerezo byabo biri, niho batumbiriye. Ntabwo tukiri ab'isi, ubwo ntabwo tugikora nk'ab'isi, ntitukigenda nkabo, twarahindutse muri Yesu Kristo, twarababariwe, twaremewe, turi abana b'Imana kubera Yesu, turi aba Yesu, dufite indi identite mu Mana yacu, dufite ahandi tujya, dufite umubyeyi ari we Data wa twese, El Shaddai, umukiza wacu, umwami w'abami. Haleluya. El Shaddai, Imana ishobora byose, umutabazi wacu, ingabo idukingira, urutare twihisha, Elohim, Adonai, Sabaoti. Haleluya. Ntabwo tukiri ab'isi, kuko ntitugikora iby'isi, ntitukigenda nk'ab'isi, twarahindutse. Ubu turi abajya mu bwami bw'Imana, ubu turi abajya kwa Data, ubu turi abajya mu ijuru, ubu turi abajya bakomeje urugendo rujya i Siyoni. Data wa twese yamamare. Ngo ubereshe ukuri, Yesu agumye gusenga, ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niko kuri. Ngo ubereshe ukuri, ukuri kudutunganya, ukuri kutweze, dukorere mu kuri, tube mu kuri, tugendere mu kuri. Nta mwana w'Imana udashaka ukuri, udaharanira ukuri. Haleluya. Kubera iki? Iyo tubaye ab'Imana turihana iby'ibinyoma n'ibindi by'ibihendo bya Satani tukabireka, ahubwo tugatumbira ukuri, ariko Kristo. Ngo ijambo ryawe niko kuri. Dufite ukuri kw'icyo Data tuvugaho, dufite ukuri, ariko jambo ry'Imana dufite. Ahubwo nakwibaza ngo usoma Bibiliya, usoma ijambo ry'Imana, ariko kuri dufite. Hanze aha ko hari ibinyoma byinshi, hanze aha ko hari ababeshyi benshi, hanze aha ko hari ibihuha byinshi, ufite ukuri. Ni iki Imana ivugana nanjye? Ni iki Imana ivugana nawe muri ibi bihe? Ni ukuhe kuri wicariye muri buri situwasiyo iri kuvuga? Wicariye ikihe cyanditswe cyo kugira ngo ubeshyuze Satani n'abakozi be? Wicariye ikihe cyanditswe cyo muri Bibiliya cyo kugira ngo uhagararemo ukizereremo? Ko hariho iterabwoba ryinshi, hariho ishidikanyamana ryinshi. Uhagaze kuki? Wizereye hehe? Ni mu wuhe murongo uhagazemo? Haleluya. Ngo ijambo ryawe niko kuri, ijambo ry'Imana niko kuri. Niba bidaciye mu ijambo ry'Imana ni zero. Niba bitari kuvuga ngo bijyane mu cyerekezo cy'ijambo ry'Imana, oya, ntabwo ari byo, byayobye. Ukuri dufite ni icy'Imana ivuga, ni ijambo ryayo. Ni icy'Imana ivugana natwe, ni ijambo ryayo. Ni icy'Imana ishaka ko twumva, ni mu ijambo ryayo. Haleluya. Haleluya. Ukuri niko Yesu twahawe. Nguko wantumye mu isi, nanjye niko nabatumye mu isi. Yesu yaradutumye mu isi ngo tugende tuvuge ubutumwa kugera ku mpera y'isi. Niko yavuze, niko yadutumye mu isi kuvuga ubutumwa, kubwira abanyabyaha ko Yesu abakunda, kubwira abanyabyaha ko Yesu abashaka, kubwira abanyabyaha ngo ihane igihe bigishoboka, kubwira abanyabyaha ngo muhaguruke, muhinduke, mushake Yesu kuko abonwa, hari igihe atazabonwa, kubwira indushyi ko Yesu aruhura, kubwira impumyi ko Yesu ahumura, kubwira abantu ko Yesu ari muzima, ngo bagaruke bazibukire icyaha, bareke icyaha, bamwiringire, bamwizere, bamwikomezeho, bamushake, bamusenge. Haleluya. Ngo uko wantumye mu isi niko nanjye nabatumye mu isi. Yesu yadutumye mu isi kubwira abanyesi ko igihe ari kigufi, Kristo ari hafi kugaruka. Ese uri kubikora? Turi gukora icyo Yesu yadutumye? Turimo turavuga ubutumwa?
ko ukwezi uyu mwaka, reka twibaze kuri uyu mwaka nawe mfatiye urugero, ko bigeze mu kwa 4, ni bangahe umaze kubwira ubutumwa? Ni bangahe bamaze gukizwa ku bwawe? Ni bangahe usengeye ngo bakizwe? Ni bangahe wigishije iby'Imana ngo bahinduke? Ni bangahe utabarije ngo Imana ibiyereke babone agakiza? Ni bangahe? Ukibaze nanjye nkibaze ko Yesu yaradutumye kujyana inkuru nziza, tukaba ibirenge bijyanye inkuru z'amahoro. Haleluya, haleluya, haleluya. Igihe ni iki? Ni iki? Ni uyu munsi, ni ubu ngubu tugihumeka. Ntuzarindira ngo uzabikora ushaje, ntabwo imbaraga zaba zikirimo. Igihe ni iki tugifite imbaraga zo kubikora. Igihe ni iki umunwa ukivuga tugomba kubivuga. Igihe ni iki tugomba kujyana iyo mesaje. Imana yubahwe. Ngo kandi nanjye niyeze ku bwabo, ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Haleluya. Ukuri ni Kristo, niwe kuri ufite icyatuvugaho cy'ukuri ko twababariwe. Niwe kuri ufite icyadutekerezaho ko turabe. Niwe kuri uwe mucamanza w'ukuri. Twari abo gupfa ariko aducira urubanza rwo kuba bazima, rwo kubaho. Aravuga ngo baho kandi twongere tubeho. Twaba bari kurimbuka, aduhesha ubuzima, aduhesha ubugingo buhoraho. Ni umwami, ni umwami, ahimbazwe. Yesu aradusengera. Ndagira ngo twongere tukimenye, wongere ukimenye nanjye nkimenye ko Yesu adusabira. Ngahora ateze ibiganza akabwira data ati data, uretse kanaka akizwe, uretse runaka akizwe, uretse uriya ntarakizwa agiye gukizwa, nuko tiburetse kunyohereza, uretse. Nuko Yesu ahora adusabira, ahora twingingira. Niba utarakireza nk'umwami n'umukiza, ukumva iyi video, ndakwinginga ngo mwakire, uruhuke. Yesu nawe agusabira ryo mu mubare w'abasabira, kugira ngo uruhuke ubone amahoro. Aragukunda, aragushaka, ahora ateze ibiganza ku bwawe. Ndakwingingira gushaka Yesu, ndakwingingira kwakira Yesu, ndakwingingira gukunda Yesu. Nawe wamumenye umenye ngo tuze umutima. Yesu aragusengera. Nahayeho gufungura umunwa ugasenga, ariko wibuka ngo Yesu nawe arimo kunsengera, Yesu nawe arimo kuntabariza. Ntago turi twenyine, turi kumwe nawe. Ntago turi twenyine. Yadusigiye umwuka wera, ngo umwuka wera ahora niho iminiho itavugwa ku bwacu. Haleluya. Uyu munsi tugendane iryo humure ngo Yesu aradusengera. Tongeye tubwire ati Yesu ugumye unsengere. Iki kandi Yesu ubwire Yesu ahantu hose wifuza akagumya kugusengera, wifuza akagumya kukuvugira, tubibwire Yesu. Imana ishimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Reka dusenge. Yesu ndagushimiye, ndagushimiye ko mubera usengeye ngo ngabona bazakwizera bose. Natwe turimo ko nakwizeye, ko twakwizeye, ko wasize udusengeye kandi ukaduha misiyo yo kujya kuvuga ubutumwa, ukatwohereza kandi akaba ari wowe kuri kutweza, ukaduha n'ijambo ry'Imana ridusukura, ritweza. Ongera mwamusuka inyota y'ijambo, yo gusoma ijambo mu bantu, yo kwizera ijambo, yo kumenya icyo tuvuga, icyo uvugana natwe mu bihe nk'ibi mwami, mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu duhumure, uhumure amaso yacu, uhumure imitekerereze yacu, kugira ngo tukumenye, tumenye kuri hafi kugaruka. Dukore ushaka ko dukora. Watwohereje mu isi kubwira abanyabyaha by'agakiza, kubwira abanyabyaha ko bakunda bagahinduka. Tubashishe. Iki ni igihe ushaka ko tugukorera mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Tube mwisi ariko tutarabisi, tube mwisi ariko twe kugenda nk'abisi, tube mwisi ariko twe gukora iby'abisi, ahubwo duharanire guhagarara aho ushaka mwami. Urakoze Yesu, himbazwa Yesu, amamara Yesu, ngo utwereshe ukuri. Ukuri niko jambo ryawe. Urakoze mwami. Iri jambo risohoza icyo waritumye mu bugingo bwacu. Iri jambo risohoza umugambi wawe mwiza. Nkuko imvura igwa igasomya ubutaka, abarika iri jambo ryongera gusomya mu mitima yacu, mu bugingo bwacu. Haleluya. Asante papa. Amen. Murakoze. Shalom shalom. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Wibuke usangize n'abandi iyi video.